Mwaramukanya amahoro bakunzi b'ikiganiro imvo n'imvano y'uyu munsi yibanze ku mpaka zatangiye mu byumweru bibiri bishize ubwo Theogene Rudasingwa yatanze ikiganiro arega Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ko yagize uruhare mu guhanura indege ya Perezida Habyarimana ku tariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Rudasingwa yavuze ko ihanurwa ry'iyo ndege ryabaye imwe mu mbarutso za genocide yahitanye abantu bagera ku 800. Ayo magambo yababaje umuryango w'abacikacumu mu Rwanda Ibuka, uwo muryango wamaganye ibyavuzwe na Rudasingwa. Kubera izo mpamvu twasemo kuvuga kuri icyo kibazo mu magambo arambuye. Niki cyababaje Ibuka? Ese byavuzwe na Theogene Rudasingwa bifite ishingiro? Abatumire bacu ni Noel Twagiramungu, umwarimu muri kaminuza utuye i Boston muri Amerika. Twagiramungu yakurikiranye ibibazo bijyana na genocide ubwo yari mu muryango Riprodor n'umuryango LDGR, yose yaharaniraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda. Turi kumwe kandi na Etienne Masozera, wigeze kuba umunyabanga nshingwabikorwa wa Ibuka mu Rwanda, ubu ayoboye urubuga rw'abacikacumu Ibuka L. Twatumiye kandi Janvier Forongo, umunyabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka mu Rwanda. Iki kiganiro mwagiteguriwe na Ali Yusufu Mugenzi. Sabirana radio yacu dukunda cyane, BBC Gahuza Miryango. Ndabashimiye mwese rero kuba mwemeye kuza muri iki kiganiro. Ariko mbaze mbwire abatwumva ko twari twatumiye na Theogene Rudasingwa nyirubwite ariko ntibyakunze. Nubwo atari mu studio, reka tujye ku magambo yababaje Ibuka hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Reka tumaze twumve ibyo Rudasingwa yavuze. Impamvu ibintu nk'ibi ngibi umuntu nkanjye agomba kubivuga, cyambere nuko Kagame yahemukiye bari basezeranye, aca inyuma yica uwo basezeranye, ariko cyane ikintu kiremereye nuko Kagame yakomeje kuvuga ngo niwe uharanira inyungu z'abatutsi, niwe mbese wabarengeye, ariko mu by'ukuri ibintu nk'ibyo ngibyo byabaye kwica Habyarimana nabyo ni bimwe mu bintu mbese byatumye niyo genocide ibaho. Simvuga ngo niwe byateye genocide. Uko niko Rudasingwa yabivuze, ariko reka mbanze mbasabe ko tutajya mu mpaka zwarashe indege ya Perezida Habyarimana, kuko nkuko tubizi u Rwanda n'Ubufaransa bakomeje kwitana ba mwana kuri icyo kibazo. U Rwanda rwasohoye icyegeranyo kigaragaza ko iyo ndege yarashwe n'intagondwa z'abahutu zari mu ngabo za Habyarimana. Ubufaransa bwabanje gusohora icyegeranyo cyareze RPF, u Rwanda ruracyanga. Ubu dutegereje icyegeranyo gishya cy'Ubufaransa. Kuri izo mpamvu rero ndumva tutabitindaho, kuko ntabwo turamenya uwo kizatunga agatoki. Ndavuga icyo cyegeranyo mu Bufaransa. Janvier Forongo wadusabye ijambo ubabaye, uvuga ko Ibuka yababajwe n'amagambo yavuzwe na Rudasingwa kwihanurwa ry'indege ya Habyarimana. Tumaze kumva amagambo Rudasingwa yavuze. Ibyo yavuze bitari byo nibihe bwana Janvier? Ngira ngo ayo magambo ya Rudasingwa nkuko umaze kwiyumvira arimo agashinyaguro, arimo kwirengagiza ukuri kw'ibyabaye ndetse no gupfobya genocide. Kutubwira twebwe nk'abacitse ku icumu ko ihanurwa ry'indege ryaba ari byo ryateye genocide, ntabwo ariko tubibona. Ni nacyo cyakoze cyane, kubera ko twe turabizi neza cyane ntabwo genocide ijya kuba yaba itarateguwe. Yarateguwe, ishyirwa mu bikorwa. Ibyo byose turabizi. Nkunyuremo muri makeya nakwibutsa bimwe na bimwe. Muri 59 abatutsi barasenyewe, barirukanwa, inka. Icyo gihe nta ndege yari yahanutse. Uribuka ubwo bavugaga ngo mbonye umutwe akubise urushi, hanyuma ngo mu maranga ndetse no ku ndinzi abatutsi bakicwa, ngo urwo rushi niho rwumvikaniye, nta ndege yari yaguye aho hantu. 73 abatutsi barapfuye, baratwikirwa, barishwa, nta ndege yari yahanutse. I Bugesera, Ikibirira, mu myaka ya 1992 abatutsi barishwe ndetse baranatwikirwa. Ibyo byose nta ndege yari yahanutse. Rero twebwe iyo bivuze kuriya ubupfobya genocide bikaba byaratubabaje. Ikindi cya kabiri cyatubabaje ni ukuvuga ngo umuntu wahagarutse genocide
jenoside yabaye amahanga yose ayireba, baradutereranye, isi yose iradutererana. Uwo perezida Kagame avuga n'umuryango RPF niwo wahagaritse jenoside. Iyo rero uje kuvuga ngo ukaza ukagereka ibyaha ku muntu wadutabaye, twebwe tuba tubona ibyo bintu bitubabaza kandi bidushimisha. Ubushize twaravuganye nkubaza kuri ibyo byo umuryango RPF niwo wahagaritse jenoside, ndakubwira nti Rudasingwa yari majoro mu ngabo za FPR, yayibereye umunyabanga mukuru mu gihe kitari gito, leta yayobowe na Perezida Kagame yayigizemo imyanya ikomeye. No kuvuga ko rero mu bahagaritse jenoside na Rudasingwa arimo. Ibyo vuze nibyo, yari umwe mu bari bakomeye muri FPR, ndetse ari no mu bagendaga rwose batabariza abanyarwanda. Yarashinzwe mobilisation muri FPR avuga ko jenoside irimo itegurwa, irimo ikorwa. Ikidutangaza uyu munsi rero nuko aza kirengagiza ukuri azi nawe yavuze. Kuri twebwe twumva atari umuntu usobanutse, twumva ari umuntu ufite ikimukoresha, twumva ari umuntu ushyize inda ye imbere, twumva ari umuntu ushaka gukora politike ukwikunda, akaba ari politiki idakwiye gushyigikirwa. Ariko mu kiganiro twagiranye yavuze ko ibyo byose yavuze muri iyo myaka kugeza mu mwaka wa 2004 yitandukanyije wenda na cyangwa RPF, yemeye ko yabeshyaga ndetse abisabira n'imbabazi. Ibyo nibyo bidutangaza, kuvuga ngo arasaba imbabazi nde? Ubona asa n'umuntu ushaka nk'ushaka kujya mu kwaha, nako ari mu kwaha k'umuryango wa Habyarimana. Ngira ngo haratekereza ko bazamuraga imitungo yabo, kuba yarananiwe kuba mu Rwanda, akananirwa gukora akazi n'umwanya yari afite, akaba atangiye guhimba ibinyoma, ahubwo akwiye kujyanwa mu butabera. Reka twumve icyo bagenzi bawe babivugaho. Bwana Masozera, wumvise ibivugwa na Janvier Forongo muri Ibuka mu Rwanda. Wowe uyoboye urubuga rwa internet rwitwa Ibuka L, wigeze no kuba umunyabanga nshingwabikorwa wa Ibuka. Wowe ubivugaho iki Bwana Masozera? Ibivugwa na Rudasingwa bikaba bitemerwa na Ibuka yo mu Rwanda. Mbanze mvuga akantu gato, itandukanirizo hagati ya Ibuka L na Ibuka ntabwo amazina ajya gusa, ariko ntabwo biyoborewe hamwe. Ariko byose bivugira bacikacumu, sibyo? Nibyo. Nakurikiye cyane cyane, nasomye inyandiko yanditswe na Rudasingwa, mfite uburyo nyumva avuga ko indege ari imwe mu mbarutso ya jenoside y'Abatutsi. Numvise n'ibyo Forongo avuga, warasa n'uvuga ko kuba indege yarashwa cyangwa kuvuga ko indege yarashwa bikaba imbarutso bikuraho bya bintu byo gutegura jenoside. Aho ndumva ntabwo mbyumva kimwe na Forongo. Nemeranya nawe ko jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa, ariko ko kuriya kurasa indege kwabaye nk'ifirimbi itangiza igikorwa kibi cya jenoside. Ntabwo rero umuntu yavuga jenoside y'Abatutsi ngo akuremo ikibazo cyo kurasa indege. Ibi mvuze kandi ntabwo bisobanura ko ndewe mvuga ko Rudasingwa ibyo yavuze ari ukuri. Aho yarari na Perezida Kagame arega na RPF ni uhazi, n'ibyazi ni ubizi. Ngewe icyo mvuga nuko hari icyifuzo mporana Amasozera cyo kumenya neza umuntu wahanugiriye ndege. Havugwa byinshi, byose ndakurikira, ngasoma, nkandika, nkabika. Nifuza ku giti cyanjye kuzamenya neza umuntu warashiriye ndege, nkabyifuriza n'abanyarwanda, kuko yenda bizafasha abazadukurikira mu mitekerereze myiza ya jenoside yatubayeho n'ingaruka zayo. Impamvu mvuga ibi nuko mu gihe gito cyabanjirije jenoside mu Rwanda hari umwuka uremereye. Uribuka Mugenzi, umuntu nka Katumba yarapfaga abantu bagashira igikondo, abantu nka Barwambuka bakicwa, i Bugesera Abatutsi bagashira, n'abandi. Rero ntekereza ko umuntu wafashe icyemezo cyo kurasa iriya ndege atarayobewe ibi bintu. Uwo ari we wese wabikoze yabaye nk'ufasha ahantu hamenetse lisansi, we agashyiramo igishirira cy'umuriro. Nge nuko mbibona. Bivuga ko ari we wateguye ibyabaye nyuma, cyangwa se yari muri iyo miteguro. Ibyo byose nicyo nifuriza amateka kuzatwereka, nkaba nifuza ko byazaba
nkiriho nkabimenya twagira amahirwe bikaba kare nk'abanyarwanda muri rusange. Ariko se ibi byavuzwe na Forongo ko 59 abatutsi barapfuye, 73 nabwo barapfuye, muri za 91 abagogwe mu Bugesera, Ikibirira no ku Kibuye barapfuye. Bishaka kugaragaza ko niyo indege itaraswa umugambi nkuko uvugwa gutegura genocide wari wabaye atanga ingero z'imyaka yose kuva muri za 59. Ibyo avuga ari by'abatutsi barapfuye muri icyo gihe cyose kuva za 59 barapfuye za Kibirira, ariko ibyabaye 94 bifite umwihariko. Ni ukuvuga ngo umwihariko wa genocide muri 94 nuko yakwiye igihugu cyose, yica abatutsi bose mu mpande zose z'igihugu. Nkeka ko iyo ari nayo genocide yemewe na Loni. Ibindi byose twabiganiraho n'amateka yacu tugomba kwakira uko yabaye, ni ibimenyetso byagaragaza ibishobora kuba, ikaba ari nayo mpamvu ngaruka ku kibazo cy'umuntu warashiriye ndege cyane cyane noneho nk'uko umaze kuremera. Ibyo byose nawe yarabizi. Jewe rero nkaba numva icyo kintu twagikomeraho tukamenya uwarashiye ndege. Ntituvuge ngo nk'abashitse ku icumu kumenya. Munyumve neza, ntabwo ndumvuga ngo ibyo Rudasingwa yavuze ni ukuri, ndavuga ngo hari ikindi kintu kiyongereyeho mu byo dusanzwe twumva, hiyongereyeho ko noneho biriho bivugwa n'umuntu wari mu nzego zikomeye muri RPF. Niba abikorera ko yamaze gushwana na mugenzi we bari bafatanyije urugamba, ndavuga Perezida Kagame, niba ari mu kwihimura amateka azabitubwira. Niba se akoreshwa nabo bose numva Forongo avuga, nabyo nta gihe kizashira tutabimenye. Ariko ukuri kose aho kwaturuka, n'undi wese baza akatubwira ati noneho ntavuga ati nekana ko yirashe, ahubwo akatubwira ati nige wayirashe, waba umuti ukomeye. Aha nihereyeho no ku banyarwanda muri rusange, ndakeka ko twaba dutangiye indi ntambwe. Rudasingwa rero amateka azatubwira niba abeshya cyangwa avuga ukuri, ariko ibi yavuze genda bibika nk'uko nabitse iby'abandi bose, mu cyifuzo cyo kuvuga ngo igihe kizagera tumenye ijuru ryatugwiriye muri 94 ninde warashiriye ndege. None nk'umucikacumu, kuko nawe uri umututsi wacitse icumu rya genocide, watakaje abantu muri genocide muri 94, amagambo Forongo avuga y'agashinyaguro ku bacikacumu, ababaje ku bacikacumu, yavuzwe n'uriya mugabo Rudasingwa, nawe ni kuyafata? Ndagira ngo nshyireho mukosore gato, nibyo ndi umututsi, natakaje abantu benshi Rwanda, ariko nagira ngo nongereho akantu gato ko muri 94 ntari mu Rwanda imbere, nari maze igihe gito nsohotse. Ibyo rero hari akantu k'itandukanyirizo bivuga ngo umuntu wari mu Rwanda imbere wahigishije imbwa, ufite ibikomere ku mubiri, ufite ibyo yanyuzemo muri ariya mezi 3, afite ibintu byamubayeho bye bitambayeho bishobora no gutuma tutumva ibintu kimwe. Cyo bikoze niba mu byo Forongo yumvise yumva ko Rudasingwa ari bavuga ngo iyi ndege itaraswa nta genocide yari kuba, aho ndakeka ko yagira uko byumva. Yewe ibyo mvuga yuko numva amagambo cyangwa inyandiko za Rudasingwa nsoma, nsanga avuga ati nimwe mu mbarutso. Ibyo kandi ndabyemera. Yewe nk'amasozera nemera ko iyi ndege itaraswa ku itariki 6, abantu batari kubyuka ku itariki 7 bariho bicwa muri Kigali. Ubwicanyi bwakurikiye bukuzura igihugu mu minsi mike yakurikiyeho. Yenda byari kuba nyuma cyangwa se ntibinabe, kuko hari amasezerano ariho abagabo bariho bumvikana. Ibyo ari byo byose hari cyahindutse bigendanywe n'iraswa ry'indege. Reka tujye kwa Bwana Noel Twagiramungu, wari ucecetse wakurikiye ibivugwa n'aba bagabo babiri nk'impirimbanyi yaharaniye uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda. Aya magambo ya Theogene Rudasingwa warayumvise, na ibivugwa na bagenzi bawe muri mu kiganiro urabyumva, wowe urabivugaho iki? Urakoze mugenzi, kandi ndashimira bagenzi banjye ibitekerezo batanze, kuko ni umusanzu abantu bakoresha mu kuganira no kubaka. Abanyarwanda baravuga ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo.
icyaro ikibazo gikomera nuko usanga amaganya n'amarangamutima kubitandukanya n'amateka biragora. Uko umuntu yumva ibintu cyangwa amaganya afite cyangwa amarangamutima ashaka ko ariyo yaba amateka y'igihugu, ariko amateka ni ibintu bikomeza. Amateka yandika mu gihugu ariko amarangamutima yo nyine aba yanditse ku mutima wa buri wese. Aha rero niho bikunda kugorera, nk'ubu tuvuga tuti ibyo Rudasingwa yavuze abantu babifata gute. Ubundi umuntu yagombye kuvuga ati ibyo Rudasingwa yavuze ni ukuri cyangwa ni ikinyoma. Dusesengura amateka ku buryo bushize amanga, wavuga uti ni ukuri kubera ko nanjye mfite ingingo ziringi, kubera iyi ngingo ni avuga ndabona ari byo, cyangwa se ukavuga uti ni ikinyoma kubera ko ngewe nzi ko ibavuze dore uko byagenze ngewe dore icyo mvuga. Ariko uvuze ati ibyo avuze n'agashinyaguro, ni uburyo ubyumva, ntabwo uvuze niba ari ikinyoma cyangwa ari ukuri, cyangwa uvuze uti ibyo avuze ni byiza cyangwa se uti ni bibi, ni amarangamutima. Bishobora kuba agashinyaguro bitewe n'ubyumva. Hano twumvise uretse ibyavuzwe na Forongo, twumvise n'ibyo Masozera avuze yuko biterwa n'icyo umuntu aho yari ari cyangwa ibyamubayeho muri ya mezi 3 buriya bwicanyi burimo kuba. Niyo mpamvu Forongo ashobora kuba avuga agashinyaguro. Ibyo ndabyumva neza, nanjye niyo mvuze kumo umutima usobetse amaganya udasobanura amagambo, ni ukugira ngo dushobore gutandukanya nyine amarangamutima n'amateka. Tugomba ibyo aribyo byose uko byagenda kose, ibibazo dufite n'ibikiriho, ariko amateka yazahora yiyanditse uko yakabaye. Abayishimira barayishimire, abo abaza bibabaza, ariko amateka nyine ni ibintu bidakuka. Naho amarangamutima yo nyine ni uko umuntu abibona, ni uko umuntu ababyumva kubera iri harimo. Umusanzu rero twagerageza gutanga hano muri iki kiganiro, turi kureba isano hagati y'ihanurwa ry'indege na jenoside, uriya mugambi wo kurimbura abatutsi mu Rwanda. Tugerageje kubireba mu buryo bw'amateka, tukagerageza kubisesengura ku buryo bushize amanga, ku buryo tugerageza kwirinda amarangamutima. Natanga nk'ingingo 3 nihuse umuntu wenda yabireberamo kugira ngo iki kiganiro tugikore no muri izo ngingo n'abandi babiganiraho bagerageze kubikora. Uburyo bwa mbere twabirebamo, abantu bakunze kwiga ibyabaye, ni ukureba icyo twakwita inzira yibanda ku mateka ubwayo, inzira yibanda ku byabaye ubwabyo. Process tracing ni ukureba ikintu ukavuga uti ese byatangiriye hehe. Ibyo byo kwica abatutsi tukavuga tuti ibyo bya 59 n'ibyabibanjirije by'ubukoroni n'ibyahe, ibyo ni bya process tracing. Ugahera ku munsi wa mbere habonetse akantu gatuma iyo nzira yose ikomeza kuzageza 94. Ubundi buryo ushobora kubureberamo ni uburyo bwo kuziganya, counterfactual analysis. Naho wibaza uti ese iyo bitagenda gutya byari kumera gute. Aha rero niho twibaza tuti ese indege idahanuka byari kugenda bite. Ni ikibazo kigorana kubera kuko ntabwo uba ufite igisubizo kigaragara cyo kumenya nyine uko byari kumera, ariko umuntu abireba yavuga ati iyi ndege idahanuka wenda kubera ibihe byariho byari kugira gutya na gutya, ntabwo hari kuba ubwicanyi nk'uko bwabaye. Aha rero bitujyana ku yindi ngingo umuntu yibaza akavuga ati guhanuka kw'indege byabaye imbarutso cyangwa byabaye imvano ya jenoside. Imbarutso ni ikintu, ni akantu gakora ibintu bikameneka. Mu Kinyarwanda bavuga ngo gukoma rutendere. Indi ngingo ya 3 twabireberamo nanone, iyo bavuga rero imbarutso nyine zirasumbana. Ubirebye nko mu isesengura rya gihanga hari ibintu bibiri, ni ukumenya ngo ese ni hari imbarutso ya ngombwa kandi ihagije kugira ngo ikintu kibi. Ukavuga utese hari ikintu kiri ngombwa, ukavuga uti ibintu birashoboka, ariko iki ngiki kibaye abanyarwanda bavuga nyine ngo ibintu biracika. Aha rero no kwibaza ngo ese hari ikindi cyashobora gutuma ibintu bicika nk'uko byacitse kurusha bizahanurwa ry'indege. Ese ihanurwa ry'indege niyo ryatumye byanze bikunze ibintu bicika uko byagenze. Ni umusanzu natangaga y'uburyo twarebamo ibintu kugira ngo dushobore kumva iki kibazo gikomeye cy'ukuntu twashobora guhangana n'ikibazo kidukomereye cyo gutandukanya amarangamutima n'amateka. Amarangamutima ni uko umuntu yumva ibintu, ariko amateka yo nyine ni ukuri kuziyandika n'ubuvivi n'ubuvivure bakazadusanga bakazajya baduseka
cyangwa badushima bavuga bati dore uko abakurambere bacu bitwaye muri aya mateka, dore amarangamutima yabo yarabaganje, cyangwa se bashoboye kuganza amarangamutima yabo kugira ngo badusigire amateka yo kubakiraho. Ndakumva, ariko aho ngaho ndumva ugiye mu bintu byo kwigisha, nibyo uri umwarimu ku muntu ushaka kwiga, ariko turi ku kibazo cya amagambo yavuzwe na Theogene Rudasingwa n'ibisubizo bya Ibuka mu Rwanda nk'uko Forongo yabishubije. Aho ngaho ntabwo uraza ahuze ku kintu cy'imbarutso n'imvano, nabyo umuntu yabivugaho, ariko subira kuri ariya magambo ya Theogene. Ku magambo ya Theogene mbona n'umusanzu yahaye abanyarwanda n'abanyamahanga n'abandi bose bakurikira zo by'u Rwanda byo kuvuga ati dore ngewe ibyonzi ku byabaye. Buretse gato abantu benshi bakomeje gushidikanya ukuri ku byavuzwe na Theogene na Forongo yabivuze hano. Indege yarashwe muri 1994. Theogene yabivuze mu mwaka wa 2011, hafi imyaka 17 irenga nibwo abivuze. Tuzi n'ibibazo yagize mu Rwanda n'ubutegetsi buriho. Mwumvisha amagambo Perezida Kagame yavuze mu cyumweru gishize, n'abashidikanya ati uyu muntu aravuga amagambo bitewe n'iki. Iryo somo uvuga, umusanzu uvuga, ufite uburemere n'ibintu bingi maze kukubwira. Uburemere nyine ufite kuba icyitegererezo cy'aho abantu bashobora guhera bashingira impaka. Ubu icyo twagombye gutera no kwibaza twese ko ibavuga ni ukuri cyangwa ni ikinyoma. Niba ari ukuri, ese hari abafite izindi ngingo zihamya iby'uko kuri? Niba ari ikinyoma, hari abafite ingingo zibivuguruza. Atari kuvuga gusa ngo ntabwo ari byo cyangwa nibyo. Abandi bakavuga bati twebwe abari kumwe na Theogene icyo gihe, wenda hari uzavuga bati cyakora icyo gihe nanjye yarabimbwiye. Hari uzavuga ati cyakora yigeze avuga gutya na gutya. Hari n'ibindi rero ntabwo ari wa mbere unabivuze, hari abenshi bagiye babivuga. Ariko nk'uko wari watangiye iki kiganiro ngira ngo ntabwo turi mu mpaka zo kumenya uwarashe indege niba ari byo cyangwa atari byo, kuko ikibazo aho kiri nanone hari abavuga ngo icyo kibazo ntikigomba kuvugwa, ngo nta ngomba kwirwa yibaza niba guhanura indege ngo bifitanye isano na jenoside. Hari n'uwavuze ati ese iyo ndege yari mwiki. Turagaruka gato kuko wari uvuze ijambo imvano, twavugaga n'imbarutso, ariko tubwiye ko imvano nayo irakomeye kugira ngo tushobore kumenya kira kibazo. Ndakigarukaho, ariko reka tubanze dusubire kwa bwana Forongo. Forongo, harabavuga ko ibyo uvuga bishobora kuba ari amarangamutima, kuko ntabwo urahakana ko iriya ndege ari imwe mu mpamvu zabaye imbarutso ya jenoside. Kambanze mpere kuri Masozera, numvise ko avuga ko iriya ndege yatumye jenoside yihuse cyane bigatuma ikwira ahantu hose. Kugira ngo mbasobanurire abatwumva ko icyatumye iyi jenoside ikwirakwira hose ni uburyo yateguwemo. Barayiteguye barebera ku byaba byarabaye mbere nk'uko nabisobanuye za 59 n'ahandi hose. Barigisha, barasensibiliza abantu, bibuka ibyo RTRM yakoraga, bibuka ibyo Ngeze na Kantano bakoraga, bandikaga. Ibyo byose byari kugira ngo ibintu bizihute mbere n'ahantu hose. Ikindi rero ngarukaho ni umuntu uvuga ngo indege ngo itaba ngo ku itariki 7 cyangwa 8 ngo bari kubyuka bagasanga abantu bapfuye babishe. Nagira ngo mubwire ko ku itariki 5 ndi mu mujyi wa Kigali, ahantu Gikondo, njya mu matariki 3 gutyo, uwitwa Katumba yarapfuye, bica abatutsi, barabica barahunga. Aho nari ndi Nyamirambo niho bahungiye. Ndashaka kukubwira rero ko niyo indege idahanuka ubwishenyi bari babutangiye, kuko bisha abantu Gikondo, bisha abantu Nyamirambo. Ntabwo imihoro yakoreshwe muri jenoside yakomanzwe ku itariki 7 cyangwa 8 cyangwa 6. Ku buryo wowe uremeza ko tariki 7 ibyabaye byari kuba rwose indege rwose biriya ntibyari kubuza. Amaliste yakozwe y'abatutsi ntabwo yakozwe ku itariki 7 cyangwa 6. Hari amaliste yakozwe ahantu hose, aho tugenda muri Gacaca, ubuhamya bwa Gacaca, abantu barabiteguye bakora liste mu bigo bya leta, aho abantu bakoraga buri muntu wese yari afite ikigo ashinzwe gukoramo liste y'abatutsi. Icyo nshaka kuvuga bari barabiteguye. Icyo nshaka kuvuga mugenzi wawe yabivuze ati nibyo nawe ntahakana ko hari imyitegura jenoside, niko avuga sigewe. Atariko iyo iriya ndege itaraswa ku ijoro ry'itariki ya 6
ntabwo jenoside yari gutangira ku itariki ya 7 wowe ibyo ngibyo ntabwo ubyemera na gato ndashaka kukubwira ko yari kuba yenda ishobora kuba kandi ikaba ifite ubukana nk'ubwo yakora uko bari bararangije kubiplanning muri ubwo buryo. Indege rero ni urwitwazo rw'abantu bashaka kwitwaza, ntabwo ngiye mbona ko indege ariyo yatumye jenoside ikarakurya nk'uko babivuga. Reka twumve Masozera ikindi nagira ngo yenda gifite akanya mugenzi nagira ngo nsobanurire uwo mugabo twagira Mungu kugira ngo bakunze kuvuga cyane ngo na marangamutima nta marangamutima muri ibi bintu uko ibyo tuvuga twarabibonye bibayemo kandi amateka ashingira ku ibintu bifatika. Hari facts zirahari, iryo yicwa ry'abantu uko training z'interahamwe ziba, ibyo byose ni ibintu bihari bifatika. Abagiye muri aya training barazwi, abagiye barokwita izo nterahamwe, ukuntu bagiye bigisha abantu mu mashuri, discrimination yagiye mu mashuri, ibyo byose ni ibintu bizwi bigaragaza ko jenoside yateguwe kandi dufitiye ibimenyetso. So ibyo tuvuga rero nta marangamutima namwe arimo kuko tubifitiye ibimenyetso kandi n'uwabishaka. Bwana Masozera wumvise aravuga ko yakuye hose kubera ko yateguwe neza, atanze ibimenyetso we abona ko rero mpamvu yakuye mu gihugu hose. Wowe si kubibona, wamusubiza iki Bwana Masozera? Hari byinshi mpuza na Forongo, nemera ko jenoside yateguwe ku buryo buhagije, nemera ko ntabwo kubera indege iguye ibikoresho byose byashyizwe mu buryo aribwo byashatswe. Icyo kintu ndacyemera. Ikindi nemera numva Forongo atagarukaho ni indege nshaka kugarukaho kuko umuntu warashiriye ndege yari yabonye ibyo bintu amaze kutubwira bya Katumba upfa abantu bagashira. Avuze ko hari ku itariki 3 yari yarabonye iby'Ibugesera, yari yarabonye izo ntera hamwe ziyantrena, yari yarabonye amarista akorwa, yari yarumvise Kantano. Nukuvuga ngo hano ntitaye kuvuga ngo ninde wayirashe kuko ngira ngo sicyo cyatuzanye. Oya ntabwo ari cyo. Ndavuga nti uwayirashe ari we wese yakojeje agashirira ku nzu y'ibyatsi. Nukuvuga ngo ku itariki 6 hari icyahindutse ubuzima bw'Abanyarwanda. Ibyo tugomba kubyemera kuko nibwo ijuru ryabaguye hejuru, ryamanukanye n'indege. Ariko kuvuga ngo ibyayikurikiye ibyo rwose ntabwo byari gukwira igihugu cyose uko byagenze kubera indege iguye, byagikwiriye kubera uko byateguwe. Kuko hari n'ahantu ushobora kugera ugasanga barisha abatutsi batuyeho kandi n'uwari kuba Habyarimana bari kumwicira mbere. Wenda ndakabije, ariko icyo nshaka kuvuga ko batamukundaga bose. Abicaga abatutsi siko bakundaga Habyarimana uguye mu ndege. Icyo nshaka kuvuga nuko iriya ndege yinjiye mu mateka yacu. Ndagira ngo ngaruke kwa Noheli kubivugaho samarangamutima uko umuntu abyumva bivuga uko tubyumvise kimwe. Iki kiganiro nticyaba kiriho, ariko nanone nkagaruka kwa Forongo nkamubwira nti ntabwo dushobora kubara amateka y'abacitse ku icumu, dushobora kuganira jenoside dusiga ku ruhande inyuma indege. Iriya ndege rero ibyo Rudasingwa yavuze bishobora kuba ukuri nkuko bitabako. Icyo si ikibazo cyacu cyanjye, reka nivuge na amateka azabitubwira. Rudasingwa yari umwe mu byegera bya Kagame, bya perezida uriho, haba mbere y'intambara haba nyuma. Nibi bivugwa abivugira ko bananiranywe, akaba harimo kwihimura avuga ati nawe tujyane muri ibi, birashoboka. Ariko ashobora no kuba bivuga kubera umutwaro w'ikinyoma umuremereye mu gihe asanga n'uwahishira yenda ari bamuhigisha n'uruhindu. Ibyo byose ntitugire icyo tujugunya. Genda avuga ngo icyampa mu nyungu z'Abanyarwanda tukabona umuntu umwe uhaguruka akavuga ati rega sinabibwiwe ahubwo n'igihe wabikoze, amateka y'abazadukurikira yahinduka. Haba hajemo akantu gato gahindura ubuzima buri imbere. Nicyo nshaka kuvuga. Bwana Twagiramungu, Forongo yakweretse ko byavuga atari amarangamutima, ari ibintu yabayemo, ari ibintu yiboneye. Wowe urabivugaho iki by'amarangamutima Bwana Noel? Amarangamutima bivuga uko umuntu abona ibintu, kandi ni ngombwa buri wese agomba kuvuga ibintu ko abona ibintu.
uburenganzira gusa umuntu agafite ni ukuvuga ko ibyawe wavuga ko ariko kuri konyine kandi ukunyuranya nawe afite icyaha ari mu ikosa cyangwa se agira nabi. Ahubwo impaka nuko nyine abantu bavuga bati uko abantu babona ibintu bose nibagira amahirwe yo kubivuga babijeho impaka. Aha rero niho umuntu yagarutse ku kibazo cy'ihanurwa ry'indege. Hariho uburyo bwinshi abantu bari kuvuga bati abakekwa guhanura indege ahenshi harimo ibice byibura bibiri by'ingenzi. Iyo tuvuze uruhande rwa FPR cyangwa se uruhande rw'abahutu b'intagondwa bari muri leta. Ku kibazo cy'abahutu b'intagondwa ari nayo ngingo abantu benshi babaje kujya bemera, ugera ukavuga utari ko se cyane cyane byo gutegura jenoside, ukavuga se Habyarimana yari gutegura jenoside ariko se none se yari yahuye kugira ngo ikundire. Ukongera ukareba mwako kazu cyeka abantu bari bamwegereye bakavuga umugore we n'umuryango we bati indege yaranutse nuko bahita batanga amaliste ngo abantu batangire bice. Ese umugore we niwe wishe umugabo we kugira ngo noneho akora iyo jenoside yasara ikoze kugira ngo abane mwiki. Hazamo n'ikindi kibazo ukavuga uti ese mu by'ukuri ninde byagiriye akamaro? Abo barabikoze kugira ngo nabo bashobora gutsindwa intambara vuba. Ese nuko batari babiteganije. Niho hazaro cyane cyane ikibazo cyakunze kuza bamwe bavuga bati wenda yaba FPR yabikoze kubera ko umwuka wariho mu gihugu, umuntu yabonaga ko wakoma imbarutso ibintu byacika bikaba impamvu yo kugira ngo iyo ngoma iriho itsindwe burundu. Ishobora kuba imwe mu buryo bwo kurwanya intambara. Ibyo ni ikibazo nacyo umuntu agomba kureba. Kubivuga rero ikibazo ni ukuvuga ngo ese amateka azadukurikira mu myaka 100 mu myaka 200 azatubwira ko Habyarimana yiyahuye kugira ngo abatutsi bakunde bashire, azatubwira ko umuryango wa Habyarimana wamuhitanye kugira ngo umara abatutsi ufite icyo ushaka kugeraho, cyangwa se azatubwira ko hari umuntu wahisemo ari abahisemo ko bati uwakwita Habyarimana byaduha impamvu yo gufata ubutegetsi. Ibyo ni ibibazo twibaza. Icyo abantu bakeneye ni ukugira umwanya urubuga rwo kubibaza no kugerageza kubitekerezaho kugira ngo amateka azadukurikira azatanga igisubizo byasanga bamwe baragezeho cyangwa se byaragize icyo bimarira u Rwanda. U Rwanda ntabwo ruzasohoka mu bibazo rurimo rudashoboye kubona akanya ko kubiganiraho nk'uko tubiganiraho. Ariko ayo mateka aragoye kuko aya mateka nkurikije nk'iki kiganiro gusa iminota tumaze kuvuga ukuntu ibintu birimo kuvugwa, ukuntu azandikwa n'uzayandika biragoye kuzagera ku kuri uko wifuza, ndabona bitoroshye. Ariko nsubire ku marangamutima Forongo yakubwiye ko ibintu yavuze yagiye atangaho ingero kuko birasa nkaho amagambo wavuze yamubabaje nk'umucikacumu kubera ko waravuga ati narabibonye yagiye yaguhingeruza bakatumba ukuntu Gatumba yishwe nubwo tutazi uwo mwishwari we ariko abatutsi barapfuye. Aho ngaho niho ntashaka gusobanura. Aho ngaho ndubaza hari nk'inyandiko nyinshi zigenda zandikwa, hari ibitabo bigenda bisohoka. Nk'ubu natanga igitabo giherutse gusohoka cy'umugabo yitwa André Duchawa, ni umushakashatsi w'umufaransa, cyitwa De la guerre au génocide. Ni igitabo nzi kubera ko nagize n'uruhare mu kugihindura mu Kinyarwanda kugira ngo n'abanyarwanda bashobore kukijyaho impaka. Tuvuga ko kuva ku ntambara kugera kuri jenoside. Ni igitabo cyerekana ibyabaye mu Rwanda kuva ku munsi wa mbere w'intambara kugera kuri jenoside, cyane cyane kibanda cyane cyane uruhare rw'abari bagize ubutegetsi bwa Habyarimana rwagize cyane cyane mu byatumye jenoside iba. Muri icyo gitabo rero ibintu usanga bikunze kugaragaramo n'ibyo bikorwa nyine. Uravuze uti Katumba yarapfuye, ariko se nitwibaze tutese Katumba yishwe nande kandi kubera iki? Niba uvuze ngo Katumba yarapfuye abantu barapfugoma kuvuga uti tugomba no kwibaza tutese Katumba wamwishe ninde kandi yashaka kugera kuki? Si Katumba gusa wapfuye, tukavuga tuti twabonye abantu nka Gatabazi, umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka PSD, wari mu baminisitiri bakomeye kandi wari mu bantu barwanya ubutegetsi bwa Habyarimana. Bari bahagaze bati igihugu kigomba kuva ku ntambara kandi kikava ku ngoma y'igitugu. Uwo muntu bakamwica. Ese uwamwishe yaragamije iki? N'abandi bapfuye. Ubwo bwicanyi rero bwagiye buba hari urusore rw'impamvu zagiye ziba. Ibyo biratujyana bikatugeza ku ntambara. Kuko twese uruhare rw'intambara mu gushyushya imitwe no gusubiranyamo abantu n'uruhi. Aho ngaho wenda nkubaze ikibazo nanavuze ko ndi bukubaze kugira ngo n'abandi bashobore kuvuga.
niwe wazanye igitekerezo cy'imbarutso n'imvano. Imbarutso ntabwo wiyumvikanaho kuko Furungu aracyahagaze aho yarahagaze. Ndumva wowe na Masozera musa nkaho muvuga kimwe. Tujye ku mvano. Imvano ni iyihe? Buretse Masozera. Hari ibintu nashaka kuvuga kuri ibyo mugenzi wanjye Noheli ariho avuga. Hari ibintu avuga ati abantu bemera ko ibyo batekereza byonyine ari byo muri aya mateka yacu ya vuba n'aya kera. Iryo ni nk'iterabwoba mu bitekerereze, ariko nanone uburyo agaruka ku marangamutima burasa n'ibyo ibyo Furungu avuga ati biriya si byo, kubera ko ukumva aradushakira impamvu kwa Rudasingwa zisa n'izamudisikredita nkoresheje igifaransa. Ndabyumva no kwa Noheli. Ntabwo Furungu avugishwa n'amarangamutima gusa, harimo ukuri, harimo ibyabaye byamubayeho utakumva mu gihe mutari kumwe. Ni kimwe mu bibazo abanyarwanda dufite. Umuntu ashaka kukuvugira akababaro kawe, ntareka ngo wowe ubyivugira uko ubyumva, nabishobora aze kugufasha muri urwo rugendo, ashaka kubivuga uko abishaka. Ibyo ndabyumva hagati ya Furungu, nkabyumva no kwa Noheli. Ikindi kintu nashaka kugarukaho ku byo Noheli yari amaze kutubwira, yazamuye ikiganiro wabivuze ko ari profeseri, yakizamuye hejuru. Hari aho yavuze ati warashe indege yashakaga iki, icyo gikorwa ninde wakiboneyemo inyungu. Asa n'ushaka kuvuga ati yenda FPR yagomba kurasa indege ngo ifate ubutegetsi. Ibyo ni ukubireba uruhande rumwe. Mwibuke ko u Rwanda hari hamaze kuba amasezerano. Iyo yajya mu bikorwa ushobora no gutekereza uti hari n'abari kuvuga bati reka twice Abatutsi, noneho FPR yinjire, intege zacitse idafite abayifasha imbere. Ni muri urwo rwego ubabonaga ko n'Abahutu batavuga rumwe na Habyarimana bicwaga. Nanone hasi ndiho mvuga ko ari ukuri, ariko n'indi nzira tutagomba gusiga inyuma. Icyo nshaka kuvuga rero, yewe icyo twakura muri ibi, waravuze ikiganiro ni gito, amateka azagenda gute. Umuganda natanga muri ibi ni ukuvuga ngo nimvugana na mugenzi cyangwa na Noheli yumva akababaro kanjye, ntashake kumva ko mbivuga uko we abiza, aho yanyuze simpazi nk'uko atazi aho nanyuze. Noneho nawe navuga mutega amatwi mu kababaro ke, sinshobora kukamenya. Iyo utakamenya rero wibishakira amazina, wibyita amarangamutima, bifate ko ariko kuri kwe, cyangwa se ngo noneho umubonera impamvu itumye abivuga atyo. Nicyo nashaka kuvuga mugenzi. Twagira Mungu, musubize gato iminota mike ujya kumvano tujye kwa Furungu. Tuvuze imvano rero, niba imvano no kureba ikintu cyaturutse, ukureba uruhererekane rw'ibintu uko byagiye bigira, tutagiye mu mateka ya kure, tujye ukareba ibintu uko byahindutse guhera intambara itangiye, amashyaka atangiye, nanone ukabirebera imvano, ukabirebera mu miterere y'ubutegetsi bwariho, ubutegetsi bwa Habyarimana, ubutegetsi bw'umuntu umwe ufite uburyo ayobora igihugu nk'ike. Ibyo byose bigenda biba uruhererekane. Imvano rutagiye mu magambo menshi twavuga ko hari uruhererekane rw'ibintu byagiye bikurikirana. Noneho uretse mbabaye gato Twagira Mungu, uru ruhererekane Furungu yarutangire muri 59, wowe rutangira he? Uruhererekane rutangirira kure, rutangirira mu mibanire y'Abanyarwanda, ariko cyane cyane twabirebera mu gihe cy'ubukoloni, tukareba igihe cy'ubusumbane bukabije, ari nabwo havutse ibibazo by'amoko, tukongera tukabirebera mu buryo bwa za 59 gukosora ubutegetsi bwari buri mu maboko y'agatsiko gatoya k'abantu, nanone bwimutse bukajya mu kandi gatsiko. Ubutegetsi bwari bufitwe n'agatsiko gatoya k'Abatutsi bari bafashijwe n'abakoloni, noneho burongera bwimukira mu gatsiko gatoya k'Abahutu n'ubundi bafashijwe n'abo bakoloni. Aho niho usanga hari imvano y'ikibazo cy'imyiryane yagiye ishingira ku moko. Ubwo buryo bwo gutegeka bushingiye ku muntu umwe kandi ari mu gatsiko gatoya k'abantu bagize bati icyo bahuriyeho, niyo mvano ikomeye yaje gutera jenoside. Noneho jenoside tukayibonaho abantu bamwe bumvise, nagira ngo ariko aho ngaho nibyo Masozera bivuze neza, ko abantu bumva ko bagiye gutakaza ubutegetsi, bakumva ko kugira ngo babugumane nuko bamara abantu. Furungu urampamagara, hari ushaka kuvuga aho ngaho? Nagira ngo ngaruke inyuma, hari ikintu rwose nuko bimaze akanya ntavuga.
abantu bavuga kuri uwo mugabo Rudasingwa ngira ngo nacyo cyaduhuje uyu munsi nagira ngo rwose mbabwire ko uriya mugabo ari umunyabinyoma byeruye ibyo avuga ni ibinyoma bakomeje bavuga ngo se umuntu yavuga ko ari ibinyoma ngo biri mu kuri genda babwira rwose ko ari ibinyoma byambaye ubusa none urabivuga ushingiye kuki Forongo ndashaka kubwira ko uriya mugabo uyu munsi ibyo n'ejo n'abari bari kumwe ejo bundi azabavuga ibindi ko bamubeshye nagira ngo nkubwire ko uyu munsi yahunze mu Rwanda ajya muri Amerika ibyo avuga byose bishingiye ku mibereho arashaka amaramuko arashaka gucuruza amagambo ibintu avuga ngo hari ibintu azi ngo hari ibintu azi byakozwe byabaye mu Rwanda abitwerera FPR ndetse abitwerera no perezida wa Repubulika ibyo byose kugira ngo abazungu yatractinga abazungu kumwizera no kubasha kumuha amaramuko icyo rero ndagira mbabwire abantu bakimenye ko ikintu cyihishe inyuma y'ibyo bintu harimo inda amaco y'inda n'agatsiko akorana nako karahari karaza icyo rero ndagira ngo abo bagabo bakimenye banabyita amarangamutima uko niko kuri kw'ibintu biri ahangaha uko bimeze babarira gato ndakure kukomeze reka twumve Masozera ndakumva mugenzi ayo maco y'inda urabyumva ukuntu abivuga gato hanyuma musubize ijambo ibyo bintu aho niho ntashaka kujya nibyo nabwiraga Noheli nitureke kumenyera abandi gituma bavuga none se wabaza Forongo ibyo bintu atubwiye yemeza aho akora muri Ibuka yabikuye he iryo banga ntabwo twese turimenye bityo nabishye hagati yarikuye he aho yicaye muri Ibuka ibyo ariho avuga burya mugenzi utunze umuntu urutoki izisigaye ziba zikureba none se wari waravugira nde ndavuga Forongo ariko Forongo ni umunyabanga nshingwabikorwa wa Ibuka ubu turamuvuga iyo ariho avuga ngo Rudasingwa arakoreshwa n'inda aha munyumve neza simburanira Rudasingwa ndaburanira cya gitekerezo nari maze kubwira Noheli mvuga ngo iyo avuga ati Rudasingwa aravugishwa n'inda turabizi birazwi aratubwira ati ni fact tuzi ko ndabaza nti Forongo nk'umukozi wa Ibuka ibyo bintu abiza ate none se wajya kure muri iyo mitekerereze yakamubaza ati wowe wakoreshwa nande nicyo kibazo mfite arashaka gusubiza Forongo urakoze cyane nagira ngo nkubwire ko kuba muri Ibuka ntabwo byatuma utamenya ibiriho ku isi cyangwa umenye ibiriho mu gihugu cyawe icyo ni kimwe ikindi nshingiraho ni uko uyu mugabo kuba imyaka 10 n'ingahe yose ishize avuga ngo azi ibintu abibite iyo aza kuba ari umunyakuri ushaka kubaka sosiyete y'isi ushaka kubaka umuryango nyarwanda aba yarabivuze kera cyane ibi byose rero bivuze kubera ko amaze kubona ubuzima bumunaniye amaze kubona ntacyo gishoboye avuye mu buyobozi bw'iki gihugu kandi akavamo nabi kubera agasuzuguro kubera kutabasha gukora ibintu hanyuma agatangira kujya guhimba ibintu jenoside yakiserewe nuko indege yaguye ibyo byose akarangiza akanatanga avuga n'uwabiteye iyo aza kuba ari umugabo uvuga ukuri aba yarabivuze kera rugikubita akimara kubibwirwa akitandukanya nabo bamaze kubimubwira kandi bisiraho kutubana ibintu n'ibyo bikabana imyaka ingana gutyo ukuri kwawe ninde wakwizera twagira Mungu amaco y'inda ya Rudasingwa nkuko bivugwa na Forongo bivuga iki kuko arasa n'useye ibyo mwavuze byose Masozera uranyumva ndakumva hari icyo wavuga kuri icyo ngicyo amaze kuvuga mu gihe dushaka twagira Mungu no kuri ibyo ntabwo mbitindaho ntabwo uko Rudasingwa bayeho nkuzi ndumva ikiganiro kijya hanze kwibasira umuntu cyane ntabwo icyo navuga muri make ntabwo nemera iyo nzira Forongo ariho anyura ntabwo ndumva ko mfite ukuri nkaba numva jewe nta bindi navugaho simburanira Rudasingwa ntabwo ibyo arimo simbizi ariko icyo nakubwira cyo ngarutse aho twahereye yaba Rudasingwa yaba undi genda garuka ku ndege mvuga nti icyifuzo cyanjye nka Masozera nkanakifuriza abandi abanyarwanda bazadukurikira nifuza ko amateka ya vuba yazadukuriraho gushidikanya ku muntu warashiriya ndege twagimwe mu kwatizo zo kubaka ibiri imbere twagira Mungu turamubonye wumvise ibya nyuma avuga Forongo avuga ko ibivugwa na Theogene ra maco y'inda n'ukuntu yagiye amuvuga
hari ukuntu mwagiye muse nkaho mushaka kuvuga aharaho ushigikira Theogene ubundi ukasa nkaho muvuguruza ariko kuri forongo byose arabisenya avuga ko ibintu byose akora na maco inda urabivuga ko iby'amaco inda Masozera ahubwo hari aho mponda sinoge avuga ati kuvuga ni forongo arangamutima bigasa no gutera abantu ubwoba buryo ukora amarangamutima ni iyo uvuze ngo ndatekereza ko ndifuza ko ndibwira ko na marangamutima niko bigize ugomba kuvuga uti ibyo nzi ni ku itariki n'iyi habaye ikingiki icyo ngicyo ni ikintu uzuvuga ko amarangamutima bafite uburenganzira bwo kubivuga ariko iyo uvuze ngo ndatekereza ko cyangwa kuriya ngo mwese murabibona oya uko mbibona ni uku nguku utange n'ingingo zigaragara nibyo navuze ni yari kuba byiza yatubwira ati Rudasingwa biri yavuze ni ikinyoma kuko ku itariki avuga ngo Perezida Kagame yamubwiye ibi naje nari mbaze icyo ni ati ni ikinyoma undi ati ni ukuri kubera ko ibi ni ariko ntiwavuga ngo kubera ko ngo yagize gutya ngo kubera ko ibyo ni amarangamutima icyo gusa nagira ngo ngarukiho nanone amaco y'inda ya ariko ntabwo arushubije nari nkubajije ibivuzwe na forongo ibi byose avuga bivugwa na Theogene yabishize mu ijambo rimwe na maco y'inda ibyo nyine ni ugutekerereza umuntu njyewe ndeba gusa ibyo yavuze umuntu akareba ukuri kwabyo ko byaba ari ukuri cyangwa ari ikinyoma no tukagenda dushaka abantu bagenda baduhereza ingingo bazivuguruza n'ababishyigikira bavuga bati ibavuze icyo akora bisa n'ibyo kanaka yari yavuze bishobora kuba ari byo undi akavuga ati ntabwo ari byo kubera iki ariko umbwiye ngo ntabwo ari byo kubera ko ari amaco y'inda nta gisubizo biduhaye mbese ntacyo biba bitwunguye mu mpaka turi kujya ngira ngo nibyo Masozera abaje ikibazo n'abavuga atese wowe iyo uvuze iyo ngibyo uba uri kuvugira nde iyo uvuze ngo ni ibi ngibi uravugira nde ugamije iki aha rero nibaza ko Masozera avuze ikintu kizavuga ati icyo twifuza ni uko mu gihe cya vuba twazamenywa hano indege sinamya ko kuvuga ngo tuzabishobora vuba ntabwo byoroshye ntibinahamya ko ubucamanza bwahamya icyaha ko byaba ari nabyo byanze bikunze ibyo ntabwo birashoboka ko abantu bashobora kuzasanga baribeshye ariko icyatugira icyo mbona dukeneye cyane muri iki gihe ni ukugira urwo rubuga rwo gushobora kubivuga abo bantu bafite ibitekerezo binyuranye bafite amarangamutima yabo nk'uko yabivuze n'abafite ibyo bazi byabaye ko bose bagira amahirwe yo gushobora kubivuga none abantu bakagenda bashungura bavanamo igifite akamaro ntibivuga ko ibyo tuzashungura abantu bose bazabyumvikanaho ibyo ntabwo bizigera bishoboka ariko byibura habaho igicishirizo ukavuga uti ibyo ari byo byose abantu bashobora kubona ko izi ngingo izi n'izi zirafatika uyu muntu yatanze ushobora kuvuga uti uyu muntu nubwo yavuga mbishidikanyaho ariko ndumva bishobora kugira ireme ibyo rero ntibyashoboka mu gihe tutagize amahirwe y'uko abantu bose bafite icyo bazi bagira icyo bavuga badatinya ko babita ko ari amaco y'inda badatinya ko babita amazina anyuranye mbese ntawe utinya gucecekeshwa nanone ariko abantu ntibapfe kuvuga ibyo biboneye abantu bakabaho imbago nyine uvuze ikintu cy'ikinyoma cyangwa uvuze ikintu wa mugani kubera amaco y'inda hakaboneka nyine inzira zinyuze mu kuri ziri ku mugaragaro umuntu ashobora kuvuga ati akagawa ku mugaragaro ati ibukoresha ntabwo ari byo ni inzira zigayitse ni inzira zo gutoneka abantu ni inzira z'agashinyaguro ariko nanone ibyo bigakorwa mu buryo bw'ikinyabupfura kandi mu buryo nyine bushyizwe ku mugaragaro aha rero ngira ngo nasoza mvuga ko ikibazo gikomeye ko ibibazo byose bikomereye u Rwanda dufite hari musore waririmbye ati jenoside yakorewe abatutsi no musaraba w'u Rwanda nibyo ni umusaraba ariko uwo musaraba tugomba kuwikorera tugomba gufata ingamba zose zituma dushobora kuwikorera kimwe n'indi misaraba yose ijiganira mu mitima y'abanyarwanda nuko tugira amahirwe yo kubivuga buri wese uko abyumva buri wese akavuga ko kababaro ke none ko kababaro duhurije hamwe niwo musaraba tuzafatanya kuyikorera turimo kurangiza ndumva umuntu mpamagaranga ngo ni Masozera mpamagara ni forongo mpamagara forongo umpamagaye nimo no kurangiza vuga icyo ushaka kuvuga hanyuma mbaze ikibazo cya nyuma ndagira ngo mbwire uwo mugabo usibye ko arangije neza avuga ko jenoside ari umusaraba w'u Rwanda ibyo ndemeranya nawe ikindi nagira ngo mubwire amaco y'inda nayo bagomba kuyareba mu byo tuvuga bakareba no muri iyi kese turimo tubwiraho aka kanya
mbisubiremo, niba umuntu amaze imyaka 16 afite amakuru, yamara kwitandukanya n'abo bakoranaga agatangira kuvuga ngo ndavuga ibi uyu atakiri muri leta nk'uko wabivugaga, biba bigaragara ko hari ibyo yahishaga cyangwa hari ibyo yashakaga kubera inyungu ze bwite. Iyo aza kuba ari umuntu akimara kumva iyo nkuru akabyumva akavuga ati genda ashaka kubaka, sinshaka gusenya, gutanga ukuri, yari guhita yitandukanya n'uwo muntu akavuga ati aka kanya tuyitandukanyije. Niyo mpamvu rero rwose byumvikana gusebanya so kugira gute, ndagira ngo byumvikane ko ariyo mpamvu nk'amaco y'inda kubera ko arimo ashakisha imibereho. Naho ubundi kandi tumusabe mu byo azajya avuga rwose bindi areba ibindi anyura ku ruhande bivuga uko biri, jenoside yarabaye, yarateguwe, yashyizwe mu bikorwa, tuzi uko byagenze n'amahanga arabizi, bazajya bareka kureba utuzina bashaka kwitira jenoside no gushaka uko byagenze bidakwiye uko biri. Twebwe ni nayo mpamvu wumva tuba twahagurutse tukarwanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Gushaka uko byagenze ngira ngo ni byiza kuko nkuko bagenzi bamaze kubivuga bigaragaza ukuri hakaba amateka. Uzadutegurira ikindi kiganiro cyo kuvuga noneho neza babwire imvo n'imvano ya jenoside uko byagenze, ariko nta dukorera, nta wadutumye. Twebwe turarwana na koze yacu dufite, turarwana n'abantu bashaka gupfobya jenoside bafite inyungu zabo bwite. Naho kuvuga ngo nabankorera ntawe ndakorera abacitse ku icumu, ndavugira abacitse ku icumu, ndarwanya abajenoside, ndarwanya n'abanegationiste. Turangize ikibazo cya nyuma kuko natangiye mvuga ko impaka zishingiye ku byavuzwe na Rudasingwa ko ihanurwa ry'indege ari imwe mu mpamvu yatumye jenoside iba, niko yabivuze ati hari izindi mpamvu. Nanjye ndarangiza mbaza ikibazo cya nyuma nsubira ku byavuzwe na Rudasingwa mu byumweru bibiri bishize. Ni wowe bisimarayeho cyane bwana Forongo kugeza ubu, nyuma y'aya magambo uvuganye na bagenzi bawe uracyagahagaze hahandi kuko kuvuga ko indege irimwe mu mbarutso no gupfobya jenoside? Umuntu witwaza avuga ko kuko indege yaguye ngo niyo mpamvu jenoside ngo yakozwe yabaye akwarwa na buriya bukana ni ugupfobya, kuko jenoside yarateguwe bayitegura banagereranya bavuga bati bareba ibyo batakoze imyaka yashize bavuga bati kera abantu bahungiye mu kiliziya turabihorera, no mu kiliziya baradiporoyingiye abantu bose barabica na za kiliziya barazisinya. Bikubwira ko byari barayiteguye kandi barabishyize bagashaka na strategy zo kugira mu bikorwa. Indege rero ni urwitwazo rw'abantu, indege igitagwa abantu bari gupfa, bari kuba, indege yaraguye, jenoside iraba. Ibyo ngibyo ntabwo ari gitangaza, ntabwo mbiha agaciro cyane. Okay, reka kandi nabavuga ngo na amateka byanditse mu mateka, abo ntibaheruka ni Kigali, bazaze bagere Kigali barebe ku kibuga cy'indege Musée National ya Devatazinga n'ibisigazwa by'ira ndege birimo mu bintu abantu bagomba bakareba. Twabishize mu mateka, ntabwo ro tubihunga nk'amateka y'u Rwanda. Bwana Twagiramungu, uramwumvise n'ikibazo cya nyuma, ihanurwa rw'indege no kubutangira kwa jenoside aravuga ko ari urwitwazo. Wowe urabibona gute? Uko mbibona nuko jenoside ni impurirane y'ibintu byinshi cyane, indege ikaba yarabaye gukoma rutenderi, yabaye imbarutso ituma jenoside iba uko yagenze. Sinvuze ko iyi ndege idahanuka, wenda hari ukundi jenoside yashoboraga, hari ubwicanyi bwashoboraga kuba, ariko sintekereza ko yashoboraga gufata intera yafashe. Iyo sano mbona hagati y'ihanurwa ry'indege n'iriya jenoside. Icyo kintu nacyo Forongo arangijeho ni cyiza ko ibyo ndege nyine mu mateka yacu babishyize na hariya, ariko n'ibijyanye nabyo byose nyine ni ibibazo tugomba gushyira mu uwo mutwaro wose tugomba kwikorera kugira ngo twumve iyo jenoside. Nuko twatuntu twose tujyanye nayo twatumenya. Aho kandi ntangaruka ku bya Rudasingwa kuvuga ngo ibyo yavuze igihe yabivugiye harimo ibibazo byinshi koko bimureba, bireba n'abandi bose babyumva, ariko mbifata nko umusanzu yahaye abanyarwanda kugira ngo bashungure. Bivuga ko ari ukuri, ntibivuga ko ari ikinyoma, ariko ni umusanzu tugomba kubakiraho mu kugenda tumenya ibyabaye, mu kugenda tuvuguruza cyangwa se abafite ingingo zishyigikira ibyo yavuze kubikora.
ntabwo ari ikintu tugomba kwamagana ngo nticyagombaga kuba, ahubwo ni ikintu twagombye gushyigikira ko n'abandi bose bafite icyo bavuga bafite kandi uruvugiro babikora. Bwana Masozera Soza, iyo ndege n'urwitwazo wowe urabivuga iki? Mugenzi, umuntu wambwira ngo mu Rwanda habaye jenoside kubera ko indege yarashwe, ntabwo nakumvikana nawe, yababeshya. Jenoside uko yabaye yarateguwe. Hari ibintu twari tugira mu dukurikira ya mabarura yabaga i Rwanda bakavuga bati ijoro ry'ifatizo indege yakomye imbarutso. Sinzi niba ikinyarwanda bivuze ngo gukoma imbarutso buvuze ngo niyo mpamvu. Icyo nshaka kuvuga yabaye ifatizo ry'ubwicanyi bwakwiriye mu gihugu uko bwakwiriye. Ntabwo ariyo mpamvu ya jenoside, ni imbarutso ya jenoside. Hanyuma kandi hari ikintu Forongo yagarutseho kenshi atubwira ati imyaka ishize ni myinshi Rudasingwa acecetse. Ahubwo jye navuga ngo ashobora no kuba aje vuba. Imyaka ubu ngubu aho gacaca zigenda, umuntu aje akatubwira ati muri aka gace ndimo byagenze gutya na gutya, akabivuga uyu munsi. Ntabwo icyo twakigizayo ngo abashaka kutumva ibyo bintu ari bavuga ntibabyigizayo ngo bavuge ngo kucyo bivuze imyaka 17 nyuma. Unyumve neza, ntabwo umugambi hano ari ukuvuga ngo ibyo Rudasingwa avuga nibyo cyangwa sibyo. Umugambi ni ukuvuga ngo iyo ndege, ndarangiza mvuga nti icyifuzo kuri jye nuko nazamenya n'abanyarwanda bakamenya nta gushidikanya kurimo. Ibyo kandi nabyo Noheli yabigarutseho ko yenda tutazigera tubyumva kimwe, ariko icyazana umuntu akatubwira ati nige wayirashe, hari umutwaro umwe uvuyemo mu bibazo by'inzitane dufite imbere. Urakoze mugenzi. Nanjye reka nkushimire Bwana Etienne Masozera, nshimire n'abagenzi bawe Janvier Forongo i Kigali na Noheli Twagiramungu umwarimu muri kaminuza muri Amerika. Ndabashimiye mwese kuri ibitekerezo mutanze. Nshuti mwumva ikiganiro Imvo n'Imvano, naha dusoreje Imvo n'Imvano y'uyu munsi. Mwizina rya mugenzi wanjye Jacques Nitegeka wafashije kubategurira ikiganiro, ni Ali Yusufu Yenzi ubasezeho nkaba mbifuriza weekend nziza. Naho butaha.